Kobwa wanjye amakuru meze neza. Wiriwe he? Winagiye gusura inshuti zawe. Ariko buri munsi wagiye udakoropye ugenda nta kazi nakamukoze mu rugo ubu wiriwe. Misi sinarije kubikora. Nese waruje kubikora umukobwa nkawe imyaka ugezemo ugomba gusiga urugo rumeze neza kurya umukwe naza kukurambagiza azasanga mu rugo hameze neza hateguye. Ubwo ndise mwazashatse umukozi njye ntago ndi umukozi wawe. Zashaka umukozi se ugomba kubyitoza kuko ejo nujya kubaka urugwawe ni handi umugabo rero azajya akwanga asanga utateguye agasanga umufurira agasanga mu nzu arasa nabi ugomba kubyigira rero mu rugo iwawe. Zashaka umukozi. Umukozi se azakora byose hari umukozi adakora. Mbese umukozi azasasira umukozi azamusasira. Ako papa ibyo byo gusasa ntago byananira nanjye. Byakunanira ugomba kubyigira mu rugo ugatangira usasa igitanda cyawe n'abana na barumuna bawe na bakuru bawe warangiza kugisasa neza ukajya utegura ku buryo usanga mu rugo hameze neza. Oya ngiye muramvunisha ngiye ntago ibintu byose najye mbikora ntago nabishora. Nimba udashaka umukwe nzagenda mu gitondo kandi mushaka mujye mundazana. Murabizi ko nananiranye. Karabizi ko ntajya nicamwe ngo binkundire wowe uzakora icyo ushaka. Ikindi narakubwiye ngo ujye byuka ujye muri nibature. Numva muri nibature uze ukora imirimo. Ugusenga ubuzima bwawe bugomba kuba mu ijambo ry'Imana. Sibyo? Kuko ijambo ry'Imana ryo rizakuyobora. Ijambo ry'Imana rizakushakira umugabo mwiza, nuba mu ijambo ry'Imana rizakubakira urugo rwiza. Ijambo ry'Imana ni ubutunzi bukomeye cyane. Wagiye usenga ubuzima bwawe ukabukira mu Mana. Ejo hazaza hawe Imana ikaba ari kuyobora. Bagiye nawe mu bintu bikomeye gusenga ndabikora nawe ubundi ugira ngo abasore b'iki gihe ntago bazi ko ari ingegera birirwa banywa itabi birirwa mu nzoga birirwa biba kubera iki kwera ntibasenga barananiranye ugashaka abasore nkabo. Nese abasenga wawe senga cyakwa ko n'abakora ibyakurenza abandi badasenga. Urashaka abasore nkabo? Ntago mbashaka ariko nabo abandi basenga gisanga rero babikurenza abandi. Dore sawa kwemera Imana ukayiha umutima wawe bari kuyobora. Nanjye ukazameshema nk'umubyeyi. Okay nzambikora. Jya ubikora ndashaka ko nzagushyingira Imana ikampa umukwe mwiza ufite imodoka ufite amafaranga sibyo nanjye nka papa wawe hagira ishema ry'umubyeyi. Ariko kubera iki byo nzabibona kubera ko witwaye neza. Imana rero reka ijye bari kuyobora sibyo? Umukobwa wanjye ukunda ijambo ry'Imana sibyo? Kandi buri munsi ubigire nk'ubuzima na barumuna bawe bose buri munsi mpora mbatoza gusoma ijambo ry'Imana nkabigisha ariko mukanga mukananira. Ariko ndi gusenga Imana izafashe ifata imitima yawe.